Hello my people, this is your brother Social. I'm back again. Aho mbazaniye noneho story iri kuvugwa y'umuhanzi wo muzi nka Munyanshoza agiye kumurika igitabo gikubiyemo indirimbo 100 zigaruka kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu nguyu akaba ari umuhanzi wamenyekanye cyane mu ndirimbo zo kwibuka, akaba yarakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, aho ubu ngubu agiye kubasora igitabo kiri indirimbo 100 yakoze zivuga ku byabaye muri 1994 ahaba jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, mu gihe isi n'u Rwanda bari kwizihiza ku nshuro ya 31. Rero my people, I'll be back bageze inkuru irambuye. Rero my people, this is your brother Social. Keep subscribing, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze ubone updates zigiye zitandukanye kuri iyi channel. My people, thank you, I'll be back. Dream on life, just like, subscribe. Munyanshoza agiye kumurika igitabo gikubiyemo indirimbo 100 zigaruka kuri jenoside yakorewe abatutsi. Umuhanzi w'inararibonye Munyanshoza Dieudonné, uzwi kandi nka Mibirizi kubera uruhare rwe rukomeye mu ndirimbo zo kwibuka jenoside, yatangaje ko agiye gushyira hanze igitabo cya mbere gikubiyemo indirimbo 100 zigaruka kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iki gitabo gikubiyemo indirimbo 100, aho buri indirimbo ihuriza hamwe ubuhamya n'amateka, ashimangira uburyo amateka y'ibi bihe bikomeye by'u Rwanda atibagirana ndetse bigamije kubungabunga ubuhamya bwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Igitabo gikubiyemo indirimbo zigaragaza uko jenoside yakorewe abatutsi yagiye igira ingaruka zitazibagirana ku buzima bw'abantu. Indirimbo zitandukanye zikubiyemo ubuhamya bw'ababaye muri ibyo bihe, zigaragaza akababaro, intambara y'ubuzima ndetse n'uburyo abantu biyubaka no gukomeza gushyira hamwe mu cyerekezo cyo kwiyubaka no gukomera ku ndangagaciro z'ubumuntu. Mu kiganiro n'Inyarwanda, Munyanshoza yavuze ko mu myaka 30 ishize imaze gukora indirimbo 100. Izo ndirimbo rero 100 ni iz'udusozi naririmbye. Uyu mwaka nta ndirimbo nshya nakoze kubera ko nari nitaye kuri icyo gitabo. Uyu mugabo yavuze ko ateganya kumurika iki gitabo yise indirimbo 100 imisozi 100 hagati ya Gicurasi na Kamena 2025 mu rwego rwo gufasha abakiri bato kumenya amateka. Avuga ati icyo gitabo rero kizaba gikubiyemo za ndirimbo zose nahimbiye twa dusozi, ariko hazaba harimo n'amafoto agaragaza ko agasozi harimo igihe indirimbo yahimbiwe, impamvu yahimbwe, umwihariko ukomeye. Nubwo ubwicanyi bwagiye buba muri rusange, ariko bujya buri gasozi gafite umwihariko wako muri jenoside yakorewe abatutsi. Munyanshoza yavuze ko bimufasha imyaka ibiri yandika iki gitabo, kandi yagiteguye nk'umusanzu we mu kubaka u Rwanda ndetse no kubika ibihangano bye neza. Yavuze ko ari we wagize igitekerezo cyo gukora igitabo, ariko kandi yashingiye cyane ku murongo wo gufasha buri wese ushaka kumenya amagambo aba aririmba
mu ndirimbo. Munyanshoza yagaragaje ko utu dusozi twatoranyijwe mu gitabo atari ukugaragaza gusa ubwiza nyaburanga, ahubwo n'ibyabereye kuri buri gace, byabaye isoko n'ibitekerezo n'ubutwari. Aha indirimbo zihurira, utu dusozi twibutsa amateka n'imibabaro ndetse n'uburyo icuraburindi rya Jenoside ryatanze isomo rikomeye mu buzima bw'Abanyarwanda. Umuhanzi yatanze urugero rw'uko yagiye ashyira mu ndirimbo ubuhamya yumvise n'ibyabaye mu mibereho ye n'abandi mu gihe cya Jenoside. Buri ndirimbo ifite inkomoko ikubiyemo uburyo amateka yahindutse ndetse n'aho impinduka zabaye mu buzima, bigafasha abakunzi n'abahanzi kumva neza ikimenyetso cy'ububabare n'ubushake bwo kubaho nyuma y'ibihe bikomeye. Munyanshoza Dieudonné wamenyekanye nka Mibirizi yatangiye urugendo rw'ubuhanzi mu bihe byari bikomeye nyuma ya Jenoside. Yizeye ko indirimbo zifatwa nk'inzira yo gukiza imitima ndetse no kuzirikana amateka, bityo akaba yarahisemo gukoresha ijwi rye mu guhuza no guhumuriza abakomeje kugira ihuriro n'amateka mabi y'ibyo bihe. Yagize uruhare rukomeye mu gushimangira umurage n'ubuhanzi bwibutsa amateka. Uruhare rwe rugaragara cyane mu buryo yagiye akora indirimbo zifasha mu kumvikanisha isomo rikomeye ryo kutibagirwa amateka ya Jenoside. Indirimbo ijana ziri mu gitabo zitanga ubuhamya bw'ibyakorewe Abatutsi, zikaba uburyo bwo kubungabunga amateka no kwirinda ku bihe bya Jenoside bisubira. Uwo nguwo rero akaba bamwita Munyanshoza Dieudonné wamenyekanye nka Mibirizi. Rero my people, thank you for watching this is your brother social. Keep subscribing, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze ubone updates zigiye zitandukanye. Ciao ciao. Stream online, just like, share and subscribe.